Yes, muraho neza bakunzi b'Inayoberana Presents, ni mupenzi ubasuhuza, wa musari mwiza, wa musore mukomeje gukunda cyane, mukomeje gushyigikira kuri uyu muyoboro mugari w'Inayoberana Presents. Nizere ko mumeze neza cyane mu bice bitandukanye by'igihugu murimo ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kureba urugendo rw'umukobwa umwe mu Rwanda uteye urujijo. Bamwe bamwita inyaryenge, abandi bakamwita uwayobye, ariko we yiyita Survivor nk'uko twagiye tubibona henshi ku mbuga nkoranyambaga. Kuva mu mihanda rero ya Kigali kugeza ku mbuga z'urukozasoni muri Amerika, kugeza yuriye indege imugarura i Kanombe ku ngufu. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwa Isimbi Noeline. Ese byagenze bite kugira ngo umukobwa wahataniye ikamba rya Miss Rwanda asoze akina filime z'urukozasoni? Ntujye kure, don't miss out, ugumane nanjye kuri uyu muyoboro mugari w'Inayoberana Presents, umuyoboro mwahisemo kandi mukunda muri benshi cyane. Aha, reka dutangire gutya rero sasa. Isimbi Noeline ntago yigeze avukira mu muryango ukize nk'uko yagiye abivuga kenshi cyane abigarukaho, ndetse ntiyanavukiye mu mujyi wa Kigali nk'uko benshi mubikeka, ahubwo uyu mukobwa yavukiye mu karere ka Rwamagana. Ariko ubuzima bwe rero ntago bwari bumworoheye, dore ko ari ubuzima bwari bushaririye ubwo yari akiri muto cyane. Uyu mukobwa rero dore ko afite imyaka 9 gusa, yisanze mu mihanda ya Kigali ari mayibobo. Yaryaga ibiryo akuye muri mondisi, akaryama ku makarito. Iki gihe rero ni nacyo cyatumye agira umutima ukomeye cyane, umutima wo kuvuga ati njyewe Isimbi Noeline nzakora icyo ari cyo cyose ariko mve mu bukene. Nyuma yaje kujyanwa rero mu kigo ngororamuco i Musanze, ariko umutima we wari ugifite n'ubundi nyota y'icyubahiro yo kumva ko azaba umuntu ukomeye, azaba umuntu w'igitangaza mu gihugu, azaba umuntu w'igitangaza muri Afurika, azaba umuntu w'igitangaza kuri ino si dutuye. Dukomeze urugendo rwa Isimbi Noeline. Hanyuma rero mu mwaka wa 2018 nibwo uyu mukobwa Isimbi yiyeretse igihugu cyacu cy'u Rwanda, yiyeretse u Rwanda bwa mbere. Abanyarwanda muramubona, abanyarwanda mutangira kugenda mureba imiterere ye, mugenda mubasha kumenya ho bike kuri Isimbi Noeline. Hanyuma rero yaje kujya mu ijonjora rya Miss Rwanda muri 2019 i Rubavu, ari naho rero yari afite amatsiko menshi cyane, avuga ati ngengwe ngomba kwambara ikamba, ngomba kuzaba Miss Rwanda. Isimbi rero yambaye neza, ariko abagize akanama nkemuramaka baramuhakanira bati kubera kutuzuza indeshyo yawe, kubera ko nta mpamyabumenyi ufite, urugendo rwawe reka rurangirire ahangaha i Rubavu. Bitarashimishije uyu mukobwa Isimbi Noeline. Iki nicyo rero kintu cyamukomerekeje cyane, kuko yumvaga ko u Rwanda rwanze kumwakira mu cyubahiro. Ahangaha niho ibintu byaje guhindurira isura. Uyu mukobwa none haravuga ngo reka nze niyereke abanyarwanda neza. Hanyuma rero Isimbi Noeline amaze kubona ko mu Rwanda inzira y'icyubahiro zifunze, zidafunguye, amarembo arimo imyugariro, yafashe icyemezo cyo gutwika. Ariko iyi mvugo muri iyi minsi ntabwo iri gukoreshwa. Bari kunkurikirana muramenye ijambo gutwika wapi. Murabizi ko ejo bundi mu mushyikirano iri jambo ryagarutsweho riti ntago ari ijambo rigomba gukoreshwa. Ijambo gutwika rero nanjye rirancitse, ariko mboneyeho nyabona no gushishikariza urubyiruko, iri jambo ntago ari ryiza, ngo rifite amateka risobanura ku gihugu cyacu, ntago ari byiza kurikoresha. Ubwo nanjye mumbabarire nyine karakanyuzemo mu rubyiruko, ntago biradushiramo neza cyane, niyo mpamvu kaducika tukagakoresha. Yes, dukomeze. Hanyuma rero Isimbi yatangiye kugenda asohora amafoto yambaye ubusa kuri za Instagram. Hanyuma rero bigenda bituma abanyarwanda bamusamira hejuru, dore ko natwe tujya dukunda kwirebera ubwambure nubwo mbona n'abahungu nabo basigaye babitwereka.
gutya ngenda bigenda bitunyuraho mu maso, ariko ntago tubiha umwanya munini biriya bintu, ntago ari ibintu bikwiye abajene, ntago ari ibintu bikwiye inkumi, wapi. Yego twabisamiye hejuru rero, ari nabwo Isimbi yahise yerekeza muri Nigeria, igihugu cy'imyidagaduro ikaze, igihugu kibamo abasitari benshi, igihugu ushobora gukoreramo ibyo ushaka byose. Hanyuma rero Isimbi yagezeyo muri kiriya gihugu cya Nigeria, yatangiye kujya abyina mu tubyiniro tw'ijoro. Mu Rwanda tubyita ibimasuro, ikimasuro guturuka mu gihugu cya Uganda cyangwa se swiping mu rurimi rw'icyongereza. Ndetse rero atangira kwinjira mu mwuga w'ishusho cyangwa se muri ya mashusho y'urukozasoni kuri OnlyFans, dore ko amashusho ariho bwa mbere yatangiye kugenda acicikana. Abanyarwanda tuyasamira hejuru bati wa mukobwa wacu se mama nyuma yo kutwereka udufoto tw'ubwambure bwe agiye noneho no kutwereka umubiri we muri video. Hanyuma rero kuri uru rubuga rwa OnlyFans niwe uyu mukobwa yaje kunyuriza amwe mu mashusho ye y'urukozasoni. Ntago tujya tubivuga mu mvugo z'amahanga cyangwa se za mvugo za AI zihita zumva neza. Ndi kwirinda kubivuga kugira ngo kano cano kacu turimo duhanga, turimo dutangira batazagahagarika ntaho karagera. Hanyuma rero sasa reka dukomeze urugendo rwa Isimbi Norine muri Nigeria, kuva muri Nigeria yerekeza muri Amerika. Isimbi rero yabonye umuyoboro umujyana muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Texas cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko muri leta ya Texas. Rero Amerika niho rero urugendo rwe rwageze ku ndunduro. Abanyarwanda turamumenya, Abanyafrika turamumenya, East Africa iramumenya, isi yose iramumenya. Yatangiye gukorana rero n'abakinnyi ba filime z'urukozasoni b'Abanyamerika bakomeye, mwagiye mubibona. Jewe ntago nabibonye, ariko ndabizi ko mwagiye musacinga Isimbi Noeline ukina tatatatata ugahita mumubona neza cyane. Yagiye rero wasohora amashusho menshi cyane kandi yagiye agurishwa amafaranga menshi cyane. Gusa rero muri Amerika amategeko ni yo gukina iyi mikino cyangwa se izi filime z'urukozasoni yaje kugenda amenyekana mu mpera za 2023 ndetse no mu ntangiriro za 2024 ko uwitwa Isimbi Noeline yagezweho n'ububasha bwa polisi yabinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibwo aya makuru twatangiye kugenda tuyamenya, ariko Isimbi ntago yahise aza mu Rwanda. Tugenda tubyita urujijo, tugenda tubyita ko ari kwa gushaka kuzamura views kw'aba bloggers, ahubwo inzozi z'uyu mukobwa zaje guhagarikwa neza cyane, ndetse no gucyurwa ku ngufu mu Rwanda, icyo twita deportation deporte ati sobere wanyu oshi. Kubera rero ibibazo by'ibyangombwa cyangwa se visa no kwitwara nabi mu mategeko y'icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari yuzanye imikino uhita usubira iwanyu, arakubwira ati oshi ibyo ntago ari byo kuza kwigira hano muri iki gihugu, subira iwanyu ugende ubanze wigwe uburere bwa nyabwo n'ubumenyi uzagaruke mu Rwanda. Rero natwe dukunda abacu, baraza tukabakira, tukabigisha, tukabaganiriza, tukababwira uburyo ibyo bagiyemo nubwo ari byiza ariko ku ruhande rwabo ariko atari byiza muri sosiyete, ariko uzi kugira ngo ukurane n'umwari, ukure umuzi, ukure wirinda no kumubwira uti nyabona ubwo bwambure bwawe niki, utinye no kumwakasha. Hanyuma narangiza ibintu we abikwereke, none utanabimusabye abikwereke. Yaraduhemukiye, twikomereze kari agaciyemo. Hanyuma rero Isimbi Noeline yageze i Kigali atunguranye, benshi ntago bari babyiteze, dore ko ubundi mbere twumvaga yuko ari agatwiko. Rya jambo rikomeje kugaruka, twumvaga yuko, ndabivuga gutera, twumvaga ko ari ugushaka ubwamamare. Ndaribonye, twumvaga ko ari ugushaka ubwamamare, kuzamura imbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu tumukurikirane turebe ibikorwa bye. Ariko rero Isimbi Noeline
muri iyi minsi ashize iminsi mike ageze i Kigali rero atunguranye, ndetse mu biganiro yagiye agirana n'abanyamakuru bagiye batandukanye, mwagiye mubibona kuri za The Choice Live, kuri za MI Empire, za Irene Murinda haba umenya ataramuganiriza ahubwo kuri za Kasuku Media ndetse n'ahandi. Hanyuma rero bagiye bamuganiriza, agenda avuga ko ngo aticuza ibyo yaba yarakoze, kuko byagiye bimuha amafaranga menshi, biriya bintu ngo yabikuyemo akayabo k'amafaranga moshe. Nubwo twebwe tuba tubibonera inyuma y'amarido, ariko ngaba birimo ngo bibamo amafaranga menshi, niko njya numva bavuga, njye nta nubwo mbizi ariko mbibona uko nguko. Hanyuma rero turimo turibaza, uru rugendo rw'uyu mukobwa rwaduteye amatsiko menshi, mwagiye mwirebera byinshi, njye ntabyo narebye. Ese mama, uru rugendo rwe rugiye kurangira, agiye kurusoza? Ese kariyo kariyeri ye azi yonyine? Arajya gusuka imisatsi se? Nabyo ni uko byiga ntabyo azi? Arajya mu rubohero se, ko twabibonye ko atarugiyemo? ntago biba byoroshye. Mama se, mu Rwanda ko tutabyemera biriya bintu byo gukina biriya bintu, arabigenza ate? Ese u Rwanda ruzamwakira cyangwa azongera gushaka izindi nzira nawe anyure mu z'ishyamba cyangwa? Amatsiko ni menshi, musigaye mwibaza byinshi, musigare mubyibaza, ariko munanyure muri comments mugende mumbwira icyo namwe mubitekerezaho. Niba rero wumva aya makuru ariko arakigufashije, harimo inyigisho nyinshi cyane, ibintu byo gukinira imikino ya filime z'urukozasoni birimo amafaranga nk'uko yabivuze, twaranabibonye, n'inzara kubamo tubona uburyo igaragara cyane ndetse neza nk'umunyamafaranga. Ariko nyabona ikorere subscribe ku Nayoberana Presents, ukande ku kazogera ujye ubona notification buri uko na uploadings inkuru. Hanyuma tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, mu makuru agezweho. Mu kanya ndaje mbabwire abahanzi muzataramana nabo, muzazengurukana igihugu muri Tour du Rwanda igiye gutangira ejo bundi. Ciao, nitwa Mupenzi Nayoberana, umusari mwiza, umusari ukwambutsa inkombe imwe nkakugeza ku yindi, umuhengero utagutwaye. Niba unkunda, niba ukunda ibyo nkora, nyabona ushyigikire, ukora share, ukanda kuri subscribe.